ati garafurere ngiye mbonye umuntu ngiye kubomora. Ijambo kubomora ryahindura inshoza cyangwa se ubusobanuro mu Rwanda yewe no mu mashinga ntaye bashuye inshoza kubomora abomora kubomora abomora. Kubomora ko ari ukwangiza ikintu gifite space cyangwa se umwanya imbere, ariko kuri ubaha uwapfuye yarihuse yakananzo babihinduye indi nyito da. Ubundi si wahera mu mwaka ushize ndetse n'uyu turimo 2025 nta washidikanya ko abanyarwenya bakaba n'abakinnyi ba filimi ya Kamwana ndetse na Nzovu aribo ba mbere batanze ibyishimo mu Banyarwanda, nubwo babayeho ubuzima bubi budahwanye n'ibyishimo batanga ku bantu. Kenshi abantu bakunze guca umugani ngo umuhini uvunikira umwuko. Iyo bashaka kugaragaza ko hari umuntu ukorera mu nyungu z'undi, we ntacyo akura muri izo mvune zose yavunikiye. Ibi bihura neza n'ubuzima bwa Nzovu ndetse na Yakamwana babayemo, nyamara umunsi ku wundi bakora ibiganiro bitunze benshi ndetse bisesekaza agatwenge ku maso ya benshi babona, kandi bo bafite ibibazo uruhuri bakomereye byenda kubasatura umutwe. Mu babirukankirizaho kamera habuze n'umwe wagira umutima wa kimuntu ngo abafashe. Impamvu Yaka ndetse na Nzovu ari imihini ivunikira umwuko. Urubuga rwa YouTube rufite uburyo butatu binjizamo amafaranga ahanini bivuye mu biganiro byakozwemo. Uburyo bwa mbere n'ubwa CPM, cost per mile. Uburyo bwa kabiri ni CPC, cost per click. Uburyo bwa nyuma bukaba CPV, cost per view. Ibyoroshye wabasha gufindura cyangwa se wabasha kumva, yewe na wa wundi utazi ibya YouTube bibayeho bite, bikora bite, bigenda bite. Nuko ikiganiro cyangwa se video kuri YouTube niyo cyarebwe n'abantu 1000 bo mu bihugu bitandukanye bikoramo YouTube. Byibuze nyiri gihangano yinjiza agera ku madolari ya Amerika 18, ubwo no kuvuga arenga 25. Reka ture mu biganiro 10 ya Kananzovu bakora mu cyumweru birebwa n'abantu batari munsi y'ibihumbi 500 kuzamura. Ubwo muri ibyo biganiro byose birebwa n'abantu 100 bari mu bihugu bikoramo YouTube bakwinjiza ahwanye n'amadolari ya Amerika 1800, ahwanye na miliyoni 2,495,467. Ese aba bagabo ni abakoresha bishimira kubabona bahora basinze muri iryo sindwe bakabafatirana kugira ngo babigondere, cyangwa nibo ntandaro ya byose gitera gihora kibatera guhora bataye umutwe? Ubundi se ibi ya Kananzovu bakora bihuriye n'ubuzima bwabo babayemo? Haba Yaka ndetse na Nzovu bahuriye ku cyatumye bisanga aribo nshuti magara, nshuti mu rugendo, bahuje ibico n'imyifatire. Ese wakwibaza uwaza sumba ndetse na Rotabo bahura bishakira kubacuruzamo views ni iki bashingiraho kugira ngo bahindure ubuzima? Ikaze nge ni Bill Kajibwami. Iyi ni BKO nge ni Bill Kajibwami. Ubuzima, ubukungu, politiki n'ibindi bitandukanye. Ikaze ku muryango mugari wa BK. Abagabo bafite ubushobozi bwo gukora ibiganiro birenga 10 mu cyumweru kimwe gusa, kandi buri kiganiro bakoze kirebwa n'umubare w'abantu benshi batandukanye, dore ko bamaze kuba ibyamamare byihariye imitima ya benshi muri uru Rwanda. Yaka yahoze akina filimi akaba yaranamenyekanye cyane ubwo bakinanaga na Asia banabanaga, we yaje kwigira muri Leta Zunze za Amerika USA. Ni mu gihe Nzovu ari umwe mu barambye muri uyu mwuga wo gukina filimi nyarwanda. Yari yitayeho mu buryo bwose bushoboka ndetse no mu biganiro byinshi akunze gukora, yemeza ko aribwo aheruka kuba mu buzima bwiza, kandi n'abamubona mu buzima bwe bwa buri munsi bemeza ko aricyo gihe bamuheruka ameze neza. Ku rundi ruhande Nzovu yatangiye gukina filimi itaratangira kugabura ugereranyije no ko bimeze kuri ubu ngubu. Yaheruka kugaragaramo ya Metre Nzovu ikabona itarakomeje, ibi nabyo byamubereye intandaro y'amikoro ye ntica ntikize, bikaba nabyo bimugejeje kumera nk'uko ameze kuri ubu. Kugeza aka kanya Nzovu ndetse na Yaka ni ibyamamare mu Rwanda bidafite aho gukura, aho basomye agacupa ni naho bisinzirira cyangwa se bakarara mu ndaya, arizo ndangamirwa nk'uko bakunze kubyivugira ngo ni ndangamirwa. Nzovu ufite umugore n'abana batari munsi ya 4 ntabwo agishoboye kubitaho, nubwo abo bana babwirwa ko papa wabo ari icyamamare muri uru Rwanda, kandi bamwe ndetse bamaze no gukura barabyibonera. Nzovu aherutse gusura umuryango we yataye mu myaka itambutse, aho avuga ko byatewe n'imico yagiye yiyongera ku bukene hanyuma bihumira ku mirari. Aha mu byo baganiriye harimo impamvu yataye umuryango we n'impamvu adashobora gufasha umuryango we. Yaka na Nzovu bavunika mu nyungu z'abandi. Urubuga rwa YouTube abagabo bakoreraho ibiganiro byabo byinjiriza ba nyiri konti za YouTube, kabone n'ubwo Nzovu cyangwa se Yakaba babishyuwe, icyo bapfa nuko ikiganiro kigera ku muyoboro wa YouTube bagacuruza. Urubuga rwa YouTube rufite uburyo butatu binjizamo amafaranga ahanini binyuze mu biganiro byakoreweho. Ubwo buryo harimo bwa CPM, cost per mile, bwa kabiri ni CPC, cost per click, uburyo bwa nyuma ni CPV, cost per view. Ibyoroshye kumva wahita usobanukirwa nuko ikiganiro cyangwa se video kuri YouTube cyarebwe n'abantu 1000 mu bihugu bigiye bitandukanye bikoramo YouTube, yibuze igihangano kinjiza agera ku madolari ya Amerika 18, ubwo narenga 24 by'amafaranga y'amanyarwanda. Byibuze mu biganiro 10 ya Kananzovu bakora mu cyumweru birebwa n'abantu batari munsi y'500 kuzamura. Ubwo byose ibiganiro birebwa n'abantu 100 mu bihugu bikoreramo YouTube byinjiza agera ku madolari ya Amerika 1800, ahwanye na miliyoni 2,495,467.
nyuma yo gukora ako kazi gashobora kwinjiza miliyoni 2 mu cyumweru, Yaka na Nzovu barongera bagasubira muri bwa buzima bwo kwibera mu tubari no gutaha mu ngo z'indaya, dore ko maginga ya nta hantu afite ho guhengeka umusaya ndetse na Nzovu bahorana akaba atazi yabo. Ahubwo iyo mubajije avuga ko iyo ushaka Yaka umuhamagara ku kabari yarayasindiyemo. Abakoresha Yaka mwana ndetse na Nzovu banyunyuza nta mpu, uretse kuba badahabwa ibyo binjije mu buryo bukwiye. Nzovu na Yaka bakunze kubanza gusindishwa mbere yo gukora ikiganiro kugira ngo kize kuba gisekeje kandi gikurura abantu. Kuri iyo ngingo hari ubwo babahereza inzoga mu kiganiro mu rwego rwo kubakoramo amakuru no kuryoshya ikiganiro. Ubwo gasore Pacifique uzwi ku izina rya Yakomana yajyaga kumva urubanza rwa Miss Muheto Divine agahita atabwa muri yombi, byatewe n'imvururu yateje mu rukiko nyuma yo gusoma inzoga imwe gusa ya Peti Mitsingi. Yahise atangira gusaba yangwa no kuyagara. Ibyo byose byumvikanisha ko nubwo bahabwa inzoga kugira ngo bakore ibiganiro ntabwo baba banyoye inzoga nyinshi, ahubwo na kamwe karahaje kugira ngo bakoremo amafaranga bifuza. Si ibyo gusa, ahubwo n'ibihe byinshi tubona bagaragaza mu mashusho ko babafashije cyangwa se babagaburiye, nyamara n'igihe bibe byo kwifotozanya gusa ntibanabihabwe, ahubwo bakabikoresha uburyo gukura amarangamutima y'abantu babareba gusa. Urugero n'Rugo Yaka yavuze ko yagiye gukorera ikiganiro kwa Kasuku hanyuma bakamufotorera ku ihene bameze kaho bagiye kuyirya. Gusa Yaka yaje gusobanura ko nyuma yaje kubikwa batigeze banashituraho na gato. Yaka na Nzovu nabo ubwabo ntago bashobotse kubera ubusinzi n'indi mico itari myiza byabujije kubona amahirwe yo kujya gutura muri Leta Zunze za Amerika, aho byatumye bamurebereraga inyungu Mutoni Asia amusiga mu Rwanda, hanyuma ntiyongere gushobora kwiyitaho no gufata umwanzuro ukwiye. Uwo mvuga ni Yaka. Nzovu nawe ni umugabo w'umugore n'abana ariko akaba yarabataye, aho mbere avuga ko byaterwaga n'ubushobozi ndetse no gusinda, ariko nyuma yaje gufata inzira yo kugana indaya cyangwa se indangamirwa kuruta gufatanya n'umugore kurera abana nk'uko bahora babimushinja. Ngewe uzi impamvu nta sida ndwaye, aho sida basimageze. Ibi byose bigaruka ku kintu kimwe cyo gutungwa n'inzoga gusa, aho benshi bamaze kubona ko arizo ntege nke zabo, bityo bakaba bazibafashisha kugira ngo babashe kubakoresha no kubacuruza mu views bifuza. Nzovu ufite urugo ndetse n'abana ntacyo afashwa cyangwa agagirwe mu inama y'uburyo bwo gufasha umuryango we, ndetse yewe na Yaka mwana ufite uburwayi bw'akaguru ntacyo afashwa mu buryo bwo kugira ngo abe yabona ubuvuzi cyangwa se abe yabona ikimutunga. Ese ubundi amaherezo ya Yaka mwana ndetse na Nzovu ni ayahe? Haciyeho igihe gito ku rubuga rwa X hakusanyijwe amafaranga yo gufasha Yaka kujya kureba muganga wo mu mutwe no gushaka uko yabaho, nyamara nyuma yo gukusanywa ubuzima buracyari bwa bundi nta gihinduka. Mu gihe Yaka na Nzovu batarabona umujyanama wo kubahwitura no kumenya uko yabigira umushinga wo kubyaza ayo mahirwe bafite, nta kabuza Yaka na Nzovu bazakomeza kuvunikira abandi kandi babayeho ubuzima butari bwiza. Nzovu nayo akabayeho ubuzima bwo gukoresha ibiganiro kandi bikarebwa cyane kuri chaîne zigiye zitandukanye za YouTube. N'utazizi gushakisha kuri YouTube aho bakunze gutanga ibiganiro ntago bagorana. Gukora ibiganiro si bibi, gusa ikibazo nuko ibiganiro bakora byinjiriza agatubutse ba nyiri chaîne za YouTube, ariko bagakomeza kubaho nabi cyane, na duke babonye bakatumarira mu nzoga. Aba basaruramo akayo bagakwiye kubagira inama y'abahindura ubuzima aho guhora babanyunyuza gusa. Ntaho kuba, ntaho kuryama, ntacyo kurya, ushaka yakayamubariza ku kabari yasindiyemo mu ijoro ryabanjirije umunsi amushakiraho. Kora subscribe kugira ngo tuzabone n'ubutaha. Ngeneri B kajya ubwami. Iyi ni BKO Ngeneri B kajya ubwami. Ubuzima, ubukungu, politiki n'ibindi bitandukanye. Ikaze ku muryango mugari wa BKO.